Hirya no hino ku isi hagenda haba ibintu bitangaje kenshi na kenshi umugisha mwene muntu yagize mu kumenyekana akaba muri star cyangwa se icyamamare akamenyekana mu gihugu avukamo ndetse no kurana mpuzamahanga. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku mateka make yaranze umuhanzi Yvan Buravan ku itariki 17 Kanama 2026. Burabyo Yvan yitwa Buravan nibwo yarujuje imyaka irenga 4 yitabye Imana. Yvan Buravan ni umuhanzi wakunzwe mu Rwanda mu myaka yatambutse, by'umwihariko abumvishe muzika nyarwanda guhera mwaka 2015 ndetse na mbere yaho gatoya kugeza 2021 bumvishe umuhanzi Yvan Buravan ndetse mwaramumenye cyane muramukunda, gusa si benshi bamuziho amateka arambuye ku buzima bwe bwite. Uyu munsi wa none nibyo tugiye kugarukaho. Ndagushishikariza gukanda subscribe hano kuri Taifa Empire kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro byacu, hanyuma njye nitwa Taifa. Bahaye ikaze. Yvan Buravan yavutse ku itariki 27 Mata 1995, yitaba Imana ku itariki 17 Kanama 2022. Yvan Buravan ni umwana wa 8 mu bana barenga 8 n'ubundi bisa nkaho ari we bucura. Yvan Buravan yakunzwe n'abatari bake mu muziki ndetse akundwa na rubanda nyamwinshi, by'umwihariko higanjemo igitsina gore. Yvan Buravan yakoze umuziki utandukanye ndetse wishimirwa n'abatari bake, cyane cyane ko yamenyekanye mu njyana gakondo ndetse na afrobeat, utibagiwe n'injyana ya zouk. Ibi byose yabikomatanyirije hamwe hanyuma akora umuziki wakataraboneka wakunzwe n'u Rwanda ndetse unagira ku ruhando mpuzamahanga. Yvan Buravan yakunzwe mu ndirimbo zitandukanye nk'indirimbo yasohoye hagana mu mwaka wa 2016. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Marayika. Ni indirimbo yaje kuba anakorera amashusho, cyane ko igihe yasohokaga yasohokera imwe n'amashusho yayo ku mbuga nkoranyambaga ziwe, by'umwihariko kuri YouTube. Ni indirimbo imazeho imyaka igira ku 10, ikaba imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 7. Yvan Buravan yagomeje gukora ibintu bitandukanye ndetse anatwara ibihembo bitandukanye birimo Salax Award. Yvan Buravan mu mwaka wa 2009 yaje kuba atsindira umwanya wa 2 mu bihembo bya MTN byategurwaga by'abahanzi bakiri bato cyangwa se bakizamuka. Yvan Buravan mu mwaka wa 2013 yaje kuba ajya kuri radio ndetse amenyana n'umuhanzi icyo gihe ari n'umunyamakuru Uncle Austin, ndetse baje gukorana ibintu bihambaye cyane kuko baje no kuba banakorana indirimbo. Iyo ndirimbo yitwa Urwo Nkukunda akaba ari yaje kuba inafungurira imiryango. Yvan Buravan muri iyo myaka yose yagomeje gukora ubudasiba. Agana mu mwaka wa 2016 nk'uko yabwiye haruguru asohora indirimbo yitwa Marayika. Indirimbo yazamuye umuziki we imugeza ku ruhando mpuzamahanga ndetse atangira gukorana n'abahanzi bakomakomeye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Yvan Buravan mu mwaka wa 2017 yasohoye Oya, indirimbo nayo yakunzwe n'abatari bake. Nyuma yaho asohora indirimbo nk'izitwa With You, Garagaza n'izindi zitandukanye yakoze zigakundwa n'abatari bake. Izo ndirimbo zose yasohoye guhera mu mwaka wa 2015 kuzamura kugera 2018 nizo zamuhesheje amahirwe yo gutwara igikombe cyitwa Prix Découverte, igihembo mpuzamahanga gihabwa umuhanzi witwaye neza mu gihugu avukamo. Yvan Buravan yaragitsindiye nta nkomyi, cyane ko mu ruhando rw'umuziki nyarwanda yaritwaye neza, hanyuma agomeza gukora umuziki we. Yvan Buravan ahagana mu mwaka wa 2021 yasohoye album yitwa Twaje. Iyi album iri muri album zamufunguriye imiryango, gusa akimara kuyisohora nabwo yamaze igihe kinini yahise yitaba Imana. Yvan Buravan album ye n'uyu munsi none iracuruza kandi irarebwa n'abatari bake, cyane ko buri tariki 17 z'ukwezi kwa 8 buri mwaka bizihiza Buravan kandi bagakora igitaramo cy'imbatura mugabo aho haririmbwa indirimbo zitandukanye n'abandi bahanzi bagenzi be n'ubundi bafatanyije mu ruhando rwa muzika nyarwanda mu gihe yarakiriho, ndetse bamwe muri bo banakoranye collabo cyangwa se indirimbo. Yvan Buravan yakoze byinshi bitandukanye, yagaragaje ikinyabupfura ndetse yanakundaga umuco nyarwanda, cyane ko yanagaragaye mu mbyino gakondo nk'umuhanzi wari ukizamuka kandi anageza ku rwego rushimishije. Maze kugera ku rwego rushimishije agomeza gushyigikira injyana gakondo, cyane ko hari zimwe mu ndirimbo zimakaza injyana gakondo cyangwa se zikoze mu njyana gakondo. Yvan Buravan yakoze byinshi mu muziki nyarwanda, niyo mpamvu uyu munsi urugaga rw'umuziki nyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusange tumuzirikana nk'umuhanzi wakoze ibikorwa by'indashyikirwa ndetse anakora ibindi bitandukanye. Uyu munsi wa none tugarutse ku mateka y'ibanze Yvan Buravan, tuzakora ikiganiro kirambuye tuyanonosore neza. Icyo usabwa ni ukudushyigikira, utanga igitekerezo aho munsi cyangwa se comment, ugakanda like ndetse na subscribe utarabikora, ukaba ushyigikiye ibikorwa byacu bya Taifa Empire. Komeza udukurikirane. Nitwa Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ikomeze ibishimire kandi ishyire umugisha mu byo mukora byose.